Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Mbere yo gukomeza ndagusaba ukanda subscribe cyangwa se sabone ukoresha ururimi rw'igifaransa, ukore ku kazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, aho tukugezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ni ukuvuga amazu, ibibanza ndetse n'amasambu, aho tukurangira inzu nziza cyane ukayigura cyangwa se ukayikodesha. Si ibyo gusa rero, aho kandi tugusobanurira uburyo tugushakira ibyangombwa byo kubaka, kuvugurura, kandi tukakubakira cyangwa tukakuvugururira ku giciro cyiza cyane ndetse kandi neza cyane mu buryo bugezweho. Si ibyo gusa rero, kuko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, izo nzu mwubaka, izo nzu mwaburiye abakiriya, izo nzu mufite abakiriya babishyura nabi, tukabafasha kubikurikirana bikagenda neza cyane. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, ariko kandi nk'uko mubibona ku mashusho yanyu, turi kubagezaho inzu nziza cyane. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nka Kibagabaga, mu karere ka Gasabo. Kibagabaga karitsiye ikunzwe cyane cyane. Iyi nzu rero iri Kibagabaga ikaba ari inzu nziza kandi nini, ni twin cyangwa se jimere cyangwa se 2 in 1. Iyi nzu ikaba iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 750. Murumva ko ari ibibanza bibiri birenga hafi bitatu. Iyi nzu rero irimo inzu ebyiri, imwe iri hasi indi ikaba hejuru y'indi. Iyo nzu rero iri hasi n'iyo hejuru zose ni inzu ziteye kimwe, kuko buri yose ifite ibyumba bitatu binini byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine ifite na stock. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex hanze. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza nyine gifite ubuso bwa metero kare 750, ikaba iri Kibagabaga ahantu heza rwose. Iyi nzu rero tukaba turi kuyigurisha, ariko kandi mabwire ko muri izo nzu zose zirimo n'ibikoresho, kandi buri nzu ikodeshwa amafaranga 1,000 cy'amadolari. 1,000 cy'amadolari ubwo ushyize mu manyarwanda ni 1,450,000 ku kwezi. 1,450,000 ku kwezi, bisobanuye ngo iyi nzu yose yinjiza 2,290,000, hafi 3,000,000. Iyi nzu rero turimo turayigurisha rwose. Nyaboneka ni y'umunyamahanga ashaka kwisubirira iwabo, kuba ariho akorera izabukuru, ikiruhuko cy'izabukuru. Iyi nzu rero yubatse neza cyane, yubatse mu buryo bukomeye kandi bugezweho, ikaba irimo igurishwa amafaranga atari menshi. Mbibutse ko nababwiye ko buri nzu ifite ibyumba bitatu, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine na stock, ndetse ikagira parking na jardin bihagije, kuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 750. Ni ukuvuga ngo harimo ibibanza bibiri birenga. Iyi nzu rero kandi iteretse mu kibanza neza, ku buryo isiga ikindi kibanza ku ruhande ushobora kubakamo iyindi nzu nkayo cyangwa inayiruta. Igiciro cy'iyi nzu rero ni 280,000 zonyine. Murabona ukuntu mo imbere ari nziza cyane. 280,000 zonyine, ntabwo zari iz'amadolari, ni iz'amanyarwanda. 280,000 z'amanyarwanda nizo iyi nzu ishaka. Ariko nyine waje ufite gahunda, dushobora kunegosiya hakagira makeya avaho, cyangwa se hagakatukaho makeya. Ni 280,000 ziri negosiyable. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi kundi 5 kuri 5. Wakunze iyi nzu cyangwa izindi serivisi dutanga, waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 0788 48 67 cyangwa se 0788 2 3 Si ibyo gusa rero, ushobora kujya ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose ni Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, turabakunda. Ciao ciao.